ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye, ibice byo mu Rwanda, ubwo ndavugamo intara zose, umujyi wa Kigali, intara y'Iburasirazuba, intara y'Iburengerazuba, intara y'Amajyaruguru, Amajyepfo. Mwese turabahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro cy'amakuru aba agezweho muri Sunday News. Uyu munsi ni Sunday News kuko ni ku cyumweru, ni tariki 28 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Muri studio ni Meki Kayiranga na Rudonga Desire. Niswe rero tukuzaniye amakuru yayandi utasanga handi, aho tuza gufata icyenda tukaricurika rikaba gatandatu, twacurukura bikongera bikaba gatandatu ikaza kuba icyenda. So ubwo turaza kugenda tubikora gutyo kugira ngo tubashe guhanahana amakuru aba arimo avugwa. Tugiye kureba isiganwa ry'amagare kuri uyu munsi, nibwo biza kugenda gutera udahu. Isiganwa ryatangiye ariko no munsi barakora uzamuka ahantu ibitangazamakuru byo mu Bufaransa bikomeje kuvuga ngo Le Mur de Kigali, no kuvuga ngo kwa Mutwe, ahantu hakuze kugorana cyane. No munsi nyine haraca umugabo. Ntekereza ko bahazi kuko Tour du Rwanda irahanyura abandi bazakora. Ku bazungu ni ibitangaza ariko mu Rwanda ni ibisanzwe. Barakora inzira ndende cyane, Nyabugogo abafana nabonye ari benshi baruzuye. Bigaragara ko umuhanda wa Ruyenzi muri aka kanya buraba uri paralize, ntago uri gukora. Bivuze ko umuntu uva mu majyepfo ntabwo birimo gushoboka, biraza kugorana. Gusa mvugana na Budara mbwira ati kuza byanze kubera imihanda yabaye block. Budara yanyuze ahantu hatanyurwa, yanyura zangororera akambuka hakurya Muhanga. So urumva rero hari uburyo buriya bava Muhanga baraza bisa kuzenguruka Muhanga ukanyura Ngororero ukahingukira Musanze, ugahita uza ajya Kigali cyangwa ukava Kigali ujya Musanze ukazamuka za Nyabihu, uhita ukataza Ngororero Muhanga ukagera Huye. Igihugu urakizi kabisa, inzira ndende. Iri rushanwa abantu benshi bakomeje kurivugaho ku mbuga nkoranyambaga, aho nabonye bakanjanine rwose avuga ati ibi bintu ni top kabisa, birarenze ku mugabane wa Afurika. Kajanine we ariko n'ubundi asanzwe aba i Kigali, yahisemo kuza kuba mu Rwanda. Ibintu byavugishije abarundi, barasakuje cyane ngo bamuhaye amafaranga. Ntago babyishimiye, ariko akomeje kuvuga neza u Rwanda rwose. Kandi si nawe wenyine, n'abandi bazungu benshi bari hano, haje ngo 20 by'abafana. Yego ni benshi cyane. So nukuvuga ngo irushanwa rikomeje kuvugisha benshi cyane. Hanyuma ikindi gihari, tugiye kujya mu Burasirazuba bwa Kongo, aho mu mujyi wa Kamituga ibintu bitoroshye, ibintu bikomeje kuba imberenge. Kamituga ni muri teritwari ya Mwenga. Teritwari ya Mwenga cyangwa Warungu? Ni Mwenga. Niwo mujyi wa teritwari ya Mwenga. Vuga ngo umujyi wa Kamituga niwo mujyi nkuko bavuga ko Baraka ari umujyi wa teritwari ya Fizi. Yego, ariko siho hari nuza teritwari. Impamvu Kamituga ari umujyi nuko ari muri zahabu. Abo Uganda nako aba inuza adova ababirigi niba bafite inuza uruganda rucukura. Hari n'ubucukuzi bw'amabuye zahabu. So Mwenga yose ubwo ni zahabu, twavuga ko za kimwe na za Warungu, ntara Nzibirabura ni muri zahabu. Nuba ngo turimo iragenda igera ahantu hari ikintu bita imari, ariko noneho ikura ku munwa abantu Coalition irimo irirukanka. None igitangaje buriya ngo Nzibira hari n'abazungu bakoresha amadrone, ibyo turaza kubirebaho. Ejo nibwo namenye ama information, nari mbizi ko haje section ariko ntabwo nari nzi ko igihari. Baracyariyo ngo bose ubwo turakubitaga Nzibira bahungiye muri Shabunda. Bivuze ko turi mu makuru yigeze kuvugwa yuko ari ba mercenaires bafashwe. Sinzi niba byarukubeshye. Okay. Ari abantu bakabya nabo. Rega yuko ko na Coalition ikora propaganda. Izo propaganda ikazijugunya mu bantu, basigaye bazikora cyane kimwe na Wazalendo. Uko mu gitondo ejo bavuga ko General Byamungu ngo yarashwe n'iriya drone. Ibyo byose rero nabo ni intwaro bagomba gukoresha kugira ngo abantu bayigwamo. So byo turabireba. Tuza kureba kandi ku mirwano ya Wazalendo muri Uvira, yanaguyemo abantu kuko imboni ya Bwiza TV iri muri Uvira, nawo zimboni sharing amafoto y'abantu bapfuye
bazize iyi mirwano y'izi za wazarendo zihora zihanganye. Turaza kandi kureba ku byo uyu muzungu wo kwa Trump avuga. Aragira ati kirudaho Burosi nabonye umuntu muri video yatanze avuga yuko ngo bari gukora kuri texte y'uburyo AFC/M23 yajya muri FARDC. Abantu bakibaza iski ibintu bizashoboka ko FARDC ivuga ko nako AFC ivuga ko yamaze igihe kinini ivuga yuko idashobora kujya mu gisirikare cya leta. Icyo kintu ikindi nabonye yanagarutseho ni ngo ikibazo impamvu kitakemuka bagomba kukinjira mu mizi aho kugira ngo batagica hejuru. Kukinjira mu mizi ibyo bintu ni imberenge byatari bizaba imberenge ku buyobozi bwa Kongo, kuko kukinjira mu mizi byaba bivuze ko uzasenya ubuyobozi bwose. Icyambere bazagusaba gushaka ubutabera. Hari abantu babuze imiryango, hari abantu bapfiriye mu magereza, hari abahunze, hari abariwe ibintu byabo. Byose ni justice igomba kuza. Hagomba kuza good governance, hagomba kuza umutekano. Bivuze ngo umuntu wese ufite umutwe w'inyeshyamba ari we yarishaga ikishasa, filime izaba yizinze. Hari ibintu byinshi cyane. Nabonye nagaruka ku bijyanye uburyo bazayikemura mu mizi, ngo na constitution ya Kongo harimo ibibazo ku buryo ari bigomba gukemuka. Ibyo ni ukuvuga ko Tshisekedi azahindurirwa itegeko nshinga, nicyo bashaka. Tshisekedi aryo zemera kugira ngo nabagire ibyo ahabwa, ariko bura mikoro na Tshisekedi azavaho kandi bashaka kumenya itegeko nshinga. Tshisekedi ashobora kuzicwa na bene wabo, ariko mu mboni za Amerika cyangwa n'abandi ashobora kugumaho. So ashobora kugumaho ahanini agamije kugira ngo afashe Amerika kugera ku byo yifuza kugira. Rega ntabwo Amerika iri muri ibi ngibi kuko inda abakongomani, ntabwo ari urukundo ikunda abakongomani. Amerika nayo iri mu nyungu zayo. Inyungu zayo zizaba bitewe n'aho zigana. Niba Tshisekedi agomba kuba umuyoboro w'inyungu z'abanyamerika, agomba kurindirwa umutekano kugira ngo bibashe kugerwaho. Nuvuga ngo hari ibintu abantu benshi, politike ni ibindi, n'umukino. Uno mukino ubona Tshisekedi nk'umwanzi, ariko Amerika ikabona nk'umuntu mwiza aho ukuriye mu Ventura cyane. Yego, na Ventura igiye ibona ari umuntu mwiza, kuko hari umuntu umwe rwose muri 23 tugeze kuganira, Honorable Ali, arambwira ati Imana ishimwe rwose kuko yaduhaye Tshisekedi. Ati ni Imana yavuye mu ijuru. Ati kuko uko yanga icyo gihe yaranze kuvugana nabo, uko yanga ati kuvugana natwe turajya Goma, yange kuvugana tujyana. So gutyo ni byiza rero. Iyo biza kuba ari Kabila cyangwa undi wundi ntibyari gukunda. So ngaho nguko rero turaza kuba tuganira kuri ibyo ngibyo n'andi makuru abacara hirya no hino. Tubabwira ngo mukore subscribe, mukore comment, like and share. Ikindi mwibuke ko Bwiza ikeneye inkunga yanyu, muyitera inkunga. Ngaho nguko Iva ushyirishamo amatangazo yo kwamamaza arimo abantu bashaka kugura amakaro, kugura gypsum, kugura ibikoresho byo mu nzu by'ubwubatsi, amadushe n'amatoilette. Muzugane rwose Kisentor ku Gisozi, izabaho ibikoresho. N'umuntu wabwiza cyane, numwe mu bantu babwiza. Ikindi bashaka kunywa imiti naturelle cyangwa se imiti ishobora kubafasha, mwajya kwa Damas. Ngaho nguko rero reka tugaruke mu kanya dutangira ikiganiro cyacu. Ukeneye ibikoresho by'ubwubatsi by'umwimerere, byuje uburanga, binujuje ubuziranenge, mudatenguha umwe rukumbi. Ni Q-Center Limited ikuzanira ibyo hirya no hino ku isi, nko mu Buhinde na Turkiya. Tugufitiye amakaro y'umwimerere yongerera uburanga, salo, salamanje, ibyumba, harimo ya marbre y'ibikoni na dushe, n'ayakwifashishwa hanze atangizwa n'amazi y'imvura. Tunagufitiye amaravabo, za dushe, toilette n'ibikoni bya gisirimu, gypsum zo gukora plafo, marine board zizwi nka muba, n'ibindi byose mwakenera. Sanga Q-Center Limited mu Gakiriro ka Gisozi, mu nyubako ya Companion House ndetse no muri Copacom Business Center, cyangwa duhamagare kuri 0783 142 265 cyangwa 0788 592 403. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia.
produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza. Yes, tugarutse mu kiganiro cyacu nkuko twabivuze, hanyuma tukiri mu Rwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yarayahawe umudari na UCI mu birori byitabiriwe n'umwami Prince Albert, umwami wa Monaco. Ni ku mugoroba rero w'ejo aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame uyu mugoroba n'ubanziriza isozwa cyangwa se umunsi wa nyuma w'irushanwa rya shampiyona y'isi y'amagare uri kubera i Kigali ngo bita UCI Road Championship 2025. Kuri iki cyumweru rero irushanwa rikaba ryanatangiye. Ubu turi muri studio. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo wa gatandatu ari kumwe n'igikomangoma Albert wa 2 wa Monaco na perezida wa UCI David Lapartier bitabiriye UCI Garandina. Umukuru w'igihugu yanaherewemo umudari ugenewe abakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu mukino w'amagare muri iki gikorwa cyabereye muri Kigali Convention Center. Perezida Kagame kandi yashimiye abateguye bemereye u Rwanda kuba igihugu cya mbere cy'Afrika cyakiriye champiyona y'imikino y'amagare ku isi isozwa uyu munsi. Umukuru w'igihugu kandi yashimiye anaha ikaze igikomangoma Albert wa 2 wa Monaco waje i Kigali. Yagize ati ndabashimira inkunga mwatanze muri siporo yo gusiganwa ku magare ndetse n'ejo hazaza h'Afrika muri uyu mukino mwiza. Perezida Kagame kandi yavuze ko kuva ku munsi ngo wa mbere UCI yazanye umunezero n'imbaraga nziza mu mihanda ya Kigali. Indirimbo, imbaga y'abantu ndetse no kumwenyura ni gihamya nyacyo cyerekana imbaraga zihuza abantu za siporo. Turakomeza kwibonera hamwe mu bakinnyi bakomeye ku isi bitwara neza ku rwego rwo hejuru. Ku rubyiruko rwacu kandi rufite impano, ibi ni ibirutera imbaraga zo gukurikira inzozi zabo. Bafite umwuka wo kwigomwa no kwihangana nk'aba champions ba nyabo. Mu buryo bwagutse iyo niyo nkuru ya Afrika muri rusange n'u Rwanda by'umwihariko yari Perezida Paul Kagame. Mu izina rya UCI, David wafashe ijambo mbere yashyikirije Perezida Kagame umudari w'ishimwe usanzwe uhabwa abakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu mikino yo gusiganwa ku magare. Ati ndashaka guha umwambaro uhuye n'uhabwa abakinnyi begukanye amarushanwa muri iki cyumweru. Akira n'uyu mudare nk'ishimwe ry'uruhare wagize muri aya marushanwa ya champion y'isi y'amagare ya 2025. Ngaye nguko umukuru w'igihugu yabonye umudare. Nagumya gufata imidare abandi bajiginwa cyangwa se ni ya misambi higa abanzi bakaganya. Sibyo? Urumva rero ko Perezida Kagame rwose pe arabukuye umuntu uzanye iri siganwa muri Afrika. Nibwo bwa mbere bibaye muri Afrika. Ibaze mu myaka 125 u Rwanda nk'igihugu cyo muri Afrika
kikaba cyakiriye nuza irushanwa ry'amagare. Ikintu nabonye abantu banagarutseho benshi cyane bishimiye ngo ntabwo bari bazi ko u Rwanda rusa neza gutya, kuko ku mavidewo turimo kubona ntabwo barimo kwerekana gusa no mu mujyi wa Kigali, urajya kubona ukana bananyujijemo amaparike, banyujijemo parike y'Ibirunga, parike Nyungwe, Zamukura, Icyayi, abakomantateri baravuga ko ngo u Rwanda ari green kabisa. bajyaga barutemera itaka batararubona none barwiboneye kabisa. Irarenze sana, icyumweru cyose berekana igihugu. uzi ko u Rwanda mu minsi iza ruzajya iyi publicity irenze n'ibizazi visit Rwanda kabisa. Uzi ko mu minsi iri imbere muri serivisi z'ubukerarugendo abanyarwanda bagiye kujya bakira abazungu baturutse mu bihugu bitandukanye ku isi ndetse n'abanyafurika baza, kuko ibintu bagaragaza nawe ubwawe nkanjye hose narasuye kwanza muri ziriya pariki. Parike y'Ibirunga wigezemo? Njyewe sindahigeramo. Akagera niho nagiye. Akagera ko nagiye mu Christiane za Cyamudongo. Cyamudongo urayizi? Oya. Gusa aho basura za chimpanzee. Mu Kagera se? Oya, chimpanzee ziba muri parike ya Nyungwe. Ariko yegereye Cyamudongo. Ni ukuvuga ngo Nyungwe ifatanye na Cyamudongo. Iba muri Rusizi. Izo narazisuye ya Gishwati narayisuye inshuro nayo nyinshi. Urumva rero ukuntu ubibona nawe urabibona ukabona ahubwo wajyayo kandi waragiyeyo. Yego, urumva rero nk'abazungu bakunda green ni uburyo bwo kubareshya. Mbese u Rwanda hano ruramamaje rwose hano, umuntu wese ahita nukureshya. Ari bibona abazungu barababaye cyane, bagiye bazana ngo byane ngo by'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Niba hekenya amenya ariko ntacyo bitwara irushanwa rirarangiye. Irushanwa rirarangiye, abazungu ni ibindi kuba kugera ku Rwanda batema itaka, ariko nibaza ko uko banyuzaho Akagera bakanyuzaho umuhanda wa Kigali abandi babaye ikinyamenyo bavuga ati nabonye urabona bya bishanga barimo gukora ubu byatangiye kuzamo amazi biraryoshye nabyo. Cya gishanga amwe hahoze inganda Igikondo, hariya bagiye gucisha ikiyaga ngo kizagera kure cyane, cya kiyaga kinini. Ari ikindi uri muravuga cya kiyaga kinini cya kane mu biyaga binini, kizaba ari icya kane, kizaba ngo kiruta Muhazi. Noneho hamwe hahoze rero inganda mu Igikondo barimo kwashyira ibindi biyaga, ndetse ntibizakomeza ari continuity rega biyaga nakibanza bizagera aho bihurira na kiriya. Kuko kiriya gishanga cyose cya Nyabugogo, igishanga cya Kinga cyose kizagendamo amazi. Nureba neza za Kawoshara hose kumanuka za kwa Rasta kugera Nyabugogo hazaba ari ikiyaga kinini cyane, kuzagenda ukagera za Giti cy'inyoni. Bari kwaryoshye cyane. Ni proje sinariya gusa ndetse na cya gishanga cya Rwampara epfo nabo barimo kugitunganya. Ni ibishanga bine bagiye gukora bizatwara miliyoni 100 z'amadolari. Urumva rero ko ibintu birakomeza kuba uburyohe, bikomeza kuba uburyohe. Hanyuma duhita tunakomeza ku nkuru za social media birimo biravuga iki. Nahoze mbona abarundi n'abanyarwanda barimo bahondana. Barahondana cyane kubera iri rushanwa. Bati murebe mwebwe kwanza n'igitoro nta kintu abandi atereka ikiri n'induruto. Reka dore kuri Kajanine aho yashimye cyane uburyo iri rushanwa narimo ririmo kugenda, avuga ko ari fierté ya Afrika. Sinawe wenyine, hari n'abandi barimo gupostinga, ahubwo cyane cyane bura Afrique de l'Ouest, abaturage muri Afrique de l'Ouest bakunda u Rwanda cyane, bakunda Perezida Kagame. Arako nabonye umunyamakuru ababaza ati se umuperezida mubona muri Afrika waba wa mbere n'uwowe? Abantu bageze nko ku 10 barenga 10 bose bagarukaga kuri Kagame kandi batandukanye. Kuko ngo naka research yagiye akora abaza buri muntu, bose bari guhuriza kuri Kagame. Nimero 2 bakavuga Traoré nawe muri no minsi ari kuboostinga cyane, perezida nuza wa Burkina Faso. Hanyuma muri rusange irushanwa abazungu bari kurivugaho neza, kuko ari n'umubirigi nabonye wavuze ati vraiment nuza minisitiri w'abanyamahanga akwiriye kureba uburyo yakongera kuzahura umubano. Ati biratangaje kubona ukuntu abafana b'abanyarwanda barimo kudufana kandi turi ababirigi. Ni nabonye byamushimishije cyane. Nanone abantu bagarutse kuri ibi ngibi bya Burosi, aho avuga yuko ngo ikibazo cya Kongo na turaza kubigarukaho mu kanya,
ko kigomba gukemurirwa mu mizi kugira ngo kirangire burundu, ariko akagaragaza yuko cyane cyane ngo bashyizeho ya mekanizme igomba gufungura abo bantu 700 kubuza seseri birimo barimo barareba uko abantu bafungura ngo bayimubaje bavuga ko bagomba gufungurwa byanze bikunze. Hanyuma ikindi kintu nabonye bagarutseho abonamo kugarukaho ni ku bijyanye Rwanda yakubise ibiciro hasi 50%, kuvuga ngo yamanuye 50% ku buryo abantu barimo kuvuga ati ubu tugiye kujya twogoga ikirere kuko Rwanda ni imwe mu ihenze cyane, yari ihenze, irahenze pe, ariko ikagira serivisi nziza. Ariko urabona na Ethiopia irahenda cyane, ahubwo Qatar we nihindutse, na Kenya Airways irahendutse. Hanyuma indi mvugo irimo kugarukaho cyane ni ya perezida w'u Burundi, aho avuga ngo umuboyi Burundi niwe ukize. Ibyo haryeje ntitwabivuzeho Rudaho, bakomeje kubivugaho, ariko ikibazo ndetse kuvuga ngo niwe ukize, barebye amafaranga y'ibihumbi 10 by'amarundi, ubwo dushyize mu manyarwanda ari nk'ibihumbi 2, ku buryo ariko waravanga impamvu akize ngo nuko aba mu nzu ngo atishyura, ngo niwe urya inyama nziza batongeyemo amazi uyoga isabune atagura, baragavura, ku buryo rero iyi mvugo n'abanyabarundi benshi bayigarukaho. Hanyuma hari amakuru akomeje kuvuga yuko buriya ngo muri bari abadepite bagiye ngo bari abadepite batoye petisiyo zo kugira ngo nuza yegure Vital Kamerhe, bahawe ibihumbi 10 by'amadolari ruswa. Hanyuma indi nkuru ncitse gatoya, tugarutse nanone ku irushanwa ry'amagare, uyu munsi baragenda ibirometero birenga 200, ni ibirometero byinshi cyane, aho bari buzenguruke umujyi wa Kigali, ariko ahantu hakomeye cyane bari buce ni kunuza ni kwa mutwe bahita ngo le mur de Kigali, ni ukuvuga ngo ni umusozi uri bugorane cyane, rero abantu benshi dutegereje kuza kureba uko biri bugende. Reka tugende Rudaho, tugende umva inkuru zigenda zigaruka, reka twigire mu bindi. Urimo urangarura inkuru wampaye ejo kandi njye mba nkeneye ibishyashya. So ndumva rero twagenda, inkuru ikomeje kuvugwa ndetse na video iri kuba shared, ni uburyo kwa advancinga kwa M23, aho iri kwa advancinga, ni video yagaragaye irimo twirwaneho, ingabo zatwirwana na M23 barimo bajya bambuka umugezi, bari muri advance. Nabonye ahubwo wiri vice guverineri abashima cyane, ni n'abakongomani bo ku ruhande rwa FARDC bari kuvuga ati rembe turi muri advancinga muri ibyo ngibyo igenda izibyo. Iyo video yatangiye gusirikira kuva ku munsi w'ejo, ni muri Sud Kivu, bacagana mu mazi, ubona ari misa itewe, ni mu ruzi rwose runini cyane barimo bambukiranya, ubona ko ibintu bishobora guharibika isandisa. Iyi niyo video iri kuvugwa cyane kuri social media. Ikindi cyabuze kuri social media, ubu ndagira ngo nkunganire, nuko CH4 kuva yarasejo abantu bose batari ku Burundi bimeze bite. zirwaguruka i Burundi ku gihugu kinini cya Bujumbura, bari kwibaza impamvu Burundi bukomeje kuba muri ibi bintu, bukomeje kuba isibaniro ryo kuba bohereza drone mu bice bya M23. Izi drone bavuga ati izi drone zishobora kuzagira ingaruka kuri ku butegetsi bw'u Burundi. Indi nkuru iri kuvuga cyane kuri social media ni inkuru y'aba Blackwater, ngo baganiriye na Kisekedi, irashaje, ubwo ari New York, ni inkuru y'aba Blackwater kuri tere. Rudahunga kandi rudahunga, barahageze social media zawe ziguha inkuru zishaje rwose, ukwiye kubivugurura. Bari kuri tere, bagaragaye bari Kisangani bari mu modoka. Iyo video sinanayibahaye, niyo nkuru iri kuvugwa cyane. Turaza no kureba ibyababayeho muri Nzibira ubwo bakubitwaga na M23 irabakubita kugeza ubwo bataye ibikoresho birimo drone, ibikoresho birimo imbunda za RPG, imbunda za machine gun 12 ndetse na za 82 cyangwa se 60 zitera amakompura. Ibi nibyo byabende byo tugiye no kuba tunaganira. Ikindi kiri kuba kuri social media ngo n'abasirikare bashobora kuba bagiye kuba baje
abasirikare ba FARDC bagera mu 2800 b'abakomando bavuye kwiga muri Misiri. Nkibaza abasirikare 2800 bajya kwiga mu gihugu kimwe icyarimwe, shaka ngigira amafaranga ndakuraye. bashaka kuba baragiye ari mu byiciro wenda. Twagiye katugende tugere tuzamuke Mwenga, tuzamuke tugere mu mujyi wa Kamituga. Umujyi wa zahabu ni umujyi wavuga ko uravuga ubwo tugeze teritwari ya Mwenga yose wavuga ko ari teritwari y'amazahabu, ni teritwari y'amashyamba, ariko agirwa n'amasantere azwi akomeye ariyo kuri teritwari muri santere ya Mwenga, ukongera ugatushyiraho Kamituga ariwo mujyi wa teritwari ya Mwenga. Aha rero muri Mwenga haravuga ikibazo cy'abazareno na FARDC bari kuvuga ati turigendeye. Ati turigendeye kuko imbere tutangiye kudusanga hano ngo itunugagurire hano. Ya uko bigaragara ubona yuko ari ikintu twakuze kugarukaho ko iriya coalition kugira ngo itsinde AFC/M23 biragoye kubera umucanganyi kurimo agatogo karimo. Ntabwo wafata wazarendo bafite groupe zitandukanye kandi bafite abashefu nabo batandukanye ku nyungu, ushyireho ingabo z'u Burundi, ushyireho imbonerakure, ushyireho FARDC na Irene Discipline, ngo abo bantu bose muzagere ku ntego biragoye. Byaranagaragaye naho Igoma niyo mpamvu batsinzwe kandi hari ingabo z'ibihugu bikomeye. Ariko kubera iyo mucanganyiko rwose ntabwo bashobora guhagarara imbere ya M23. Ni ibintu byigaragaza, sinzi impamvu batabibona, twebwe simple tubibona. So urumva rero ko ejo nibwo hagaragaye amavideo y'aba bazarendo n'aba FARDC barimo bakatakata muri santere ya Mwenga, bigaragara ko bahunze no ku mamoto bagenda, barimo bahunga batwaye imizigo yabo n'imbunda. Bigaragara ko baravuga bati isaha n'isaha dushobora kuba duhuye n'ibibazo bikomeye cyane, kuko babwira ko M23 yamaze gusa nkaho itravurese cyangwa se yaradeburuze ikikira santere ya Mwenga, ibe na za Kamituga irasa nk'izijugunya. Bakaba bavuga bati nyamara mu gihe gitoya turisanga mu mazi abira. Ubona ko AFC/M23 irimo kwibasira biriya bice, no kuvuga ngo gufata biriya bice twabonye ko birabaha axe nyinshi. Bashaka kujya muri Kindu, Shabunda, bashaka kujya Kisangani, nizishobora Shabunda already bagezemo, ishobora kuberekeza Kisangani. Shabunda already bagezemo, nta nubwo wavuga ko M23 kugeza uyu munsi wa none, uyu munsi ku cyumweru iri muri teritwari zose zigize Sud Kivu. Ntabwo irabasha kuzikontorora ngo zifate zose, ariko iri muri Karehe, ikaba muri Kabare, ikaba muri Walungu, ikaba muri Mwenga, ikaba Fizi, ikaba Uvira, ikaba Shabunda. Izo rero kuzikontorora ubona ko ifite target igihe ibintu byaturika ishobora kwita noneho yinjira muri iriya mijyi minini, kubera kitajya muri mu mujyi wa Karemi, kuko iriya nzira imanuka Fizi ishobora kugeza Karemi. Aricyo kintu twavuze wasanga inari yaranagezeyo. None se niba kuko iri muri Maniema, Maniema already twavuze ko abayobozi bo mu nzego z'ibanze babwiye abaturage bati M23 nigera hano muramenye muzajye muba muri muzayiha amahoro, muzayireke yikorera ibyayo neza, ishamba rida FARDC mireke bakubite, twebwe twigume hari. Ibwo niho kugira bazarendo ati nyamuneka wazarendo ibintu byayo byo kuzana imbunda mu karega gatuza mu bigabanye. Ariko nanone Rudahunga wareba neza umukozi wa analyse, sinzi niba warabibonye, kuva kwiyegura rya kamere byahise bica intege bazarendo cyane nko muri Walungu n'ahandi. Buriya kamere niwe muntu wo muri Walungu, niwo muri Walungu. So ubona ko ashobora kuba yarafite ikintu avuze kuri za wazarendo. Kamere nzi ko avukano za Bukavu, oya ni Walungu, ahubwo Bukavu agira y'imitungo. Ni Walungu ndetse n'umugore wa Kisekedi nabo muri Walungu. So rero ukabona ko wazarendo ziravuga ati ariko n'ubundi turagambanirwa, turimo turakubitwa, iherezo ryacu ririmo riragera ku musozo. Kubera iki dushobora kuba tuguma muri iyi vuruguvurugu, iyi vuruguvurugu, kuko umuzarendo z'ubwenge aravuga ati jewe sinshobora kuguma muri vuruguvurugu. Akavuga ati byiza reka manika amaboko. Ubona byumvisheje muri General Byamungaba ko yahaga Foka Mike na Uriya Mahesha amafaranga ngo bave mu byo barimo, ariko barananiranye kugeza ubwo bakubiswe barirukanga. So urumva rero ko harimo ibindi bintu byinshi cyane Rudaho. Ikindi gihari kivuga nuko M23 ngo abasirikare bayo bose bari standby class 1.
ejo narayibahaye ko baza mutarigeze mubona. narayibonye urabona ko bara AFC/M23 ibi bice nyine mirafata biragaragara ko biteguye nabo. Ejo ndetse niba wese gupasinga ingabo 7,000 kuba standby class 1 ni ukuvuga ngo bari ready kurasa. Ntabwo ari ukuvuga ngo nibyo gupasinga ready abasirikare bamaze no kugera mu mirongo y'urugamba. Iyo bavuga standby class 1 uvuga ngo umusirikare arebana na adui ategereje kumubwira ngo kubita. Niko babyita rudaho ku buryo ubona dukename ku buryo ubona ashaka kwinjira muri ino migi ari debate twagiye dukoraho igihe kinini. ubundi migi yose basa nkaho bayizingiye, Pinga barayizingiye, Uvira barayizingiye. Nuvuga ngo urebye neza ukuntu bimeze, M23 gufata Uvira nuko kuva muri Doha burundu, kuva muri faze ya mbere ya Doha. Tubareka ari igice cya mbere cya Doha, igice kirimo kuvuga guhanahana imfungwa, gusinya principe, kuko ubona ko bamaze gusa nkaho bitegura gufata iyi migi, ariko bakavuga bati kadutegereze imbarutso rero ni ya indi uzumva bavuze ngo Doha tuyivuyemo, kuva muri Doha gatoya gusa, cyangwa Kinshasa ikavuga ngo tuvuye muri Doha gatoya, bazahita bafata imigi ikurikira. Ariko mu gihe ubona ko Doha gisa nkaho Barosa aracyavuga, Kisekedi akavuga, so icyo bari gukora bari gushimashima imigi, bafata utwaro ibyaro bino bya Vijijini byegereye byegereye imigi. So kufata rero imigi ibona ko rubango bimeze nk'ukuntu bashimashimye Goma, ubwo ndavuga nko kuri za Pinga ni Uvira, bajya gufata Goma bamaze igihe kinini bari bazengurutse Nyiragongo. Finali yo gufata Goma bagiye kurwana mu kirunga hejuru, basenya ama defense yarimo ya FDLR, no guhita bagira gute abari muri Sake n'abari muri Nyiragongo tayari binjira mu mujyi wa Goma. Ubona ko nka Uvira bari bagiye muri zaho plateau, barayizengurutse bari kujya bundi intambara muri Sud Kivu iri kwa muri no misi za Warungu, za Fizi, za Mwenga. Ni intambara ubona ko yo gufata umujyi wa Uvira. Ukurebye neza nta ngabo za ruta, nta ngabo ziri muri Sud Kivu, ndavuga muri misozi ya Uvira, za ruti zari muri Nyiragongo, harimo Sadek, harimo abacanshuro, harimo FDLR, harimo Wazalendo, harimo Merese, harimo buri kintu cyose. Rero urebye neza iyi tactique iri gukorwa cyangwa se yakozwe, ubona ko bo bagiye bajya muri misozi, kujya muri Haut Plateau, kujya za Fizi, bagasa nkaho bagira access nyinshi cyane zisa nk'izizengurutse kino gice. Nuvanga ibindi byose nuko bavuga ati tuzamanuka turwana tugere mu mujyi wa Uvira. Ikibazo rero kwinjira muri Uvira nagiye mbigarukaho cyane, mbona ko igihe kitari cyagera igihe akirimo Doha. Nukuvuga ngo Doha yababereyeho arikomeye, bafite ubushobozi bwo kuba bakwinjira muri Uvira nk'uko bafashe Goma, nk'uko wari ubivuze. Goma harimo abasirikare 60,000, harimo intwaro nyinshi cyane ariko barayifata. Uvira ntabwo ariyo yabakanga, ariko ikibazo cyabayeho ni iriho rya Doha. Doha ntabwo gibona nk'iwa rudabo, nyamara Doha ni inzira yo gutegura urugamba, Doha ni inzira yo kwitegura, kuko none si yo batabaho Doha. Ni nayo mpamvu ubona Kisekedi ntabwo bavuga, barafata ibice ibi byo mu cyaro ariko ntavuge. Iyo hatabaho Doha turi abasirikare yasohoye ariko basohora gute? Erega mu mishyikirano buri hari ikintu uzarebe, no mu gihe cya FPR mu mishyikirano bararwanaga. Ntabwo imishyikirano kuba birimo kuba ntabwo bibuza kurwana, ariko ubona ko Kinshasa yakomeje gushimashima AFC/M23 yicokoza kugira ngo ifate imigi, noneho Kinshasa itibona uburyo yikura muri Doha. Donc bifaring, ariko uko byagenda kose M23 nayo gutinya gufata imigi bazayiprovoka, kuko icyambere cyo rega wibuke ko izi drone ntago zirasa amashaza. Iyi drone izamutse Burundi ikaza ikajya ku drone yo iraviza, drone kubita mu cyico, kuko ni kamera, ni umuntu uvuga ngo rudahongari hariya, n'uyibona ukahava nta amahirwe yawe, ariko utayibonye drone iragutwara. So rero ntekereza ko izi drone bwazo zizabaprovoka, kuko niba ugumya gutakaza abasirikare cyangwa bagumya gukomereka cyangwa bagumya kuba abasirikare batari stable, nabyo ntago bari byo. Kuko twagiye tubona amatangazo menshi avuga kuri Uvira ya AFC/M23 yasohora buriya rero hari uko byagenze, ubona yuko ngo bagiye kuyifata, ariko baracyarimo barriere bro. Na barriere mbona aracyarimo barriere ya nuza ya diplomasi, na barriere mbona aho kuvuga ngo baramanuka gutya direct biragoye. None nibajya yose
reinforcement bajyanye yo kuba bari class 1 bari gukora iki? Rega kuba class 1 bivuze byinshi. Ushobora kuba class 1 ufite ibyo urindiye abasirikare tuvuga utegereje, ushobora kuba stand by koko hari ibyo by'imishyikirano uvuga, ariko ntabwo mbona iki cy'imishyikirano yari ikintu kinini kuri runo rugamba. Umuntu uvuga ikintu cy'imishyikirano cyane ukunda kuzana ceasefire cyane akabivuga ni Kinshasa iyo yakubiswe. Ariko uzarebe M23 babivuga nabo basa nkaho benderejwe bakubiswe ariko banakubise, sibyo? Bano bose ikintu cya Doha cyangwa se ikintu cya ceasefire bakigize urwitwazo rwo guhondana, umwakubita undi iti wewe kwanza wanarenze iki ceasefire. Ikindi kintu nge mbona Uvira hajemo ikibazo gikomeye, buriya gufata Uvira ari ikintu abantu batabona, bisaba no guhita ufata na Fizi. Ubwo Fizi, territoire ya Fizi igomba guhita ivamo, Karemi igomba guhita ivamo, bisaba gukontora kiriya kiyaga cya Tanganyika. Hari undi mu acteur w'u Burundi nawe birometero 80 mwamuhana imbibi, uriya savuze iki? Ibyo byose no wamaze kumaintaininga Tanganyika ukafata umujyi wa Uvira ukabasha gufata Fizi, wamaze gucleaninga ho plateau na Mwaye plateau, umurundi se agutwaye ubwo zinuza gerira yaguteza nayo imodoka zivuye Kamanyora bajya bazirasa ukumva bazirasa gute se ko batarasa ko ntibegeranye Kamanyora se ko batazirasa uriya murongo wose kuva Uvira kugera Kamanyora none se ntibegeranye rudaho ni birometero 80 ubwo byasaba kubikontorora. uri wajya Kamanyora ndahazi none se ugiye Kamanyora ntifatanye n'u Burundi none se ko batazirasa barafatanya ariko rebazo umukandara bro. None se abarundi bataye imbunda Kamanyora bayitaye batari hakurya y'uruzi ikintu bakora M23 muri Uvira yabirukana bakajyayo bagasubirayo ariko yagiye bateza infiltration. ntago mbona kugeza uyu munsi Burundi nk'ikibazo nyuma yo gufata ibyo bice, ahubwo ikintu kirimo ikindi analyse ya Norbert yarutse kuduha mbona nayo na analyse ifite ishingiro. Aravuga ati buriya muri Sud Kivu kwiyumvamo abarwandofone ni abantu babaheza ngone ku buryo buteye ubwoba, ku buryo icyo kintu nacyo bakirimo kukirebaho. Bari ababembe abafurero kuvuga ngo kuzajya kubayobora ari umurwandofone we yabonaga ko harimo imboga. None se muri M23 ntibabamo ayo moko ntabamo? Ubu tufata urugero rumwe ubona Sud Kivu iragoye nyine icyo mbaza muri iyo mubivuze nange umusa nkaho mubona Makenga wenyine mukabona Bisimwa wenyine, none se muri muziyende nko abavira bwo bita abavira cyangwa se bita abarundi no muri Mvetura bagiramo ingabo. Ubwo ndavuga bo muri Pradera Ruzizi ujye muri hejuru muri Ntuza. None se fata urugero nka Ntuza muri Twirwana Ntuzuri ya Karoti n'umuki umufurero none fata no muyana harimo amayirema menshi cyane. Ni uko bavuga no sabandande ntibagira elema munuza muri M23 abahunde. So ibyo ntekeza ko ibyo byamoko atari ikintu kinini cyane, ahubwo uvuga ngo muri rusange abantu muri Sud Kivu ni abantu bafite uko bo bameze bateye, kubahindura byo n'urugendo runini cyane. Ntago ari ikintu wavuga ngo ni nkuko muri Masisi na Rucuro bamaze kumira ingenga bitekerezo ya jenoside bakuye kuri FDLR. Nose rudaho bwo bizoroha biracyakazi n'akazi gakomeye. Uvira kuyifata intambara baba bayiturikije, ni ukuvuga ngo ubwo ni intambara yeruye byaba bisaba gukuramo za Karemi za Kisangane twahita tubibona, ku buryo mu mboni zanjye mbona haracyari kare. Ntago hakiri kare rwose, hakiri kare. ukwezi kwa 9 reka turebe kuko kurarangiye tujye mu kwa 10 no kwa 11. Mu kwa 12 abantu hazaba bamaze kubona filime nyinshi cyane, kubera ko ikintu cya mbere ubona ko none se kuba bo bari class 1 aho bakubwira ko nk'abantu bari hariya muri biriya bice bakubwira ko M23 already igize gutya gusamanuka n'abazarino n'abarundi bwa barayibona kuba ati ni benshi cyane. Yamaze kugeza iki abasirikare n'ibikoresho ku rugamba. Ibi byose ubona utu bombe itera ikagira gutya igakora operation n'utuntu duto. Kuki sitinjira muri Uvira ko ari gukoramo ikizi mu mujyi ngo ugende fata gukoramo ikizi gukoramo iki rudahugaraze kukitinjira. None se reka nkubaza abantu baba bazi Minembwe ufashe Mikenke na Rugeze ubwabyo ni point strategique kuri Fizi.
oya bimeze nka kuno yari yarafashe za Nyiragongo ariko byageze aho yinjira muri Goma kuko umuntu yarambwiye ati ufashe imbunda ukayitereka muri Rugezi warasa kuri teritwari ya Fizi byageze aho yinjira muri Goma. Ushobora kwibaza impamvu Wazarendo zaba mayimayi n'abarundi barwana buri munsi bashaka gufata Rugezi na Mikenke nuko bari ibice strategique bakeneye ariko byarabananiye. None se ushobora kwibaza impamvu M23 nayo yagiye igenda ikagenda ijya mu misozi gusa, imisozi ya Mwenga, imisozi ya Ntuza, ya Huvira kuko barimo, ukajya mu misozi ya Warungu. Nk'urugero iri mu misozi ikikije umujyi wa santere ya Mwenga, ikikije Kamituga. Hari naho wibaza uti none se niba ikikije kukitagera muri santere ya Mwenga, kukitagera muri santere ya Kamituga? Ibyo bintu ushaka kubyibaza. Aha rero niho wibaza uti kugeza uyu munsi nk'ejo nabaje umuntu muri Uvira mumeze muti, arambwira ati vraiment nuko barabukeye imeze nka Goma cyagiye harimo akajagari. Yari mambwira ko ejo bundi hari amasasu Wazarendo zirimo zirwana, amasasu, umujyi urimo amasasu, abantu ntago bazi, bamaze gusa nkaho bashyuye umutwe, na Wazarendo ubwazo ntago zizi ngo dutegereje iki, dukeneye iki. Ibi rero byose bisa nkaho bikwereka ko kumanuka kujya mu gufata Uvira ntago mbona ko byananiye M23. Ntago byayinaniye, ifite ubushobozi bwo kwinjira muri Uvira nkuko yafashe Goma, ariko aracyarimo amahwa. Nayo cyarimo amahwa, nayo kuko intambara zabaye, intambara zimaze imisi zose nizo gufata umujyi wa Uvira. Cyarimo amahwa, intambara zabaye muri Mwaye Plateau, zabaye mu misozi ya Mwega ku cyambere cyo bagomba kubanza gucleaningira imisozi. Twaranabivuze ko harimo amabaze military base za FDLR, military base za Wazarendo yasenye. Nk'uturugero muri Nzibira yakuyeho military base ya Fokamike, arimo arirukanka, ntabwo Fokamike yaragafuka kwimvuga rimwe ku buryo bavuga ko apfa kwakurwa gutyo, kuko bakubwira ko nko muri Nzibira M23 yafatiye ikintu bita drone nyinshi, ndetse ifatirayo n'ibikoresho byinshi. Abantu bamwe bagiye banebona ko nk'amadrone bashobora kuba batarigeze bayabona bizera ku social media. Ikindi buriya hariya abantu bazungu ba Blackwater babaga mu hoteli ya Zanzibira. Rero M23 imaje kubarasa no gukora ama operation yo kubakuramo hariya, uko burabya mu ngo yagiye haramaze kuba clean, baramaze kwasukura. Aba bose bagize gute bahungiye muri Shabunda, bagiye kure cyane bari nko milimetero birenga 20 muri Shabunda uvuye Nzibira. So urumva rero ko hari uburyo bisa nkaho byagize gute byagiye bijya ku murongo. Hanyuma n'urugero nka M23 gufungira Katogota, ntabwo ntekereza ko yishaka ari bukomeze, ariko uyu munsi urebye neza hari impinduka zigaragara. Uyu munsi M23 bakubwira ko mu buyobozi bwayo yamaze kongeramo abapolitisiye, abakada barabonetse. Ibyo bambwiraga ngo by'abafureni iki, abo bose bamaze kuba trained rudaho, bari stand by ahubwo bategereje kubona akazi kuyobora izi teritwari n'ahandi. None se bakubwira ko niba Minembwe yaramaze kuba teritwari bakabona umuyobozi, izi za Warungu zumva ko zatabonye umuyobozi se. Ikindi gihari, hari abayobozi bahindutse. Ubwira ko nka G5 ashobora kuba yarahindutse, hakazaho Colonel Ernest Sebagenzi, akakubwira kandi ko brigade zariyongereye mu Minembwe. Brigade brigade ubwo nuvuga ngo kugira brigade abasirikare structure y'igisirikare, uvuga ko biyongereye kugeza ubwo bashobora kuba zarabaye nka 7 cyangwa se zirenga 7. Urumva rero ko yamaze gusa nkaho yubaka muri iki gihe cy'ibiganiro. So giye kubwanye mbona ko ibiganiro birafasha FARDC. Nibyo nakubwiye nti reba abasirikari bagera mu 2800 bavuga ngo bavuye kwiga mu Ntuza mu Misiri baba komando. Abo yasohoye bagera mu 10 bingahe ejo bundi. Fata M23 ati dusohoye 700, abo bose bari kwitegura intambara. Tutegereze tuzarebe iyo byerekera. Hanyuma Barosi bimeze bite? Barosi aratangaza yuko ngo bakoze text, bamaze gukora text y'uburyo structure ya F23 zabimeze, ariko aragaruka yuko ngo ishobora kujya muri FARDC. Ikintu mbona kigoye ubwo byaba batugoreye muri bya bindi bya mbere, za ntambara za mbere aho babafataga bakabashyira mu gisirikare. Mixage na brassage ubona bizabaho?
biragoye kuko na AFC/M23 ikunze kuvuga yuko itazigera ngo ijya muri FRDC, ahubwo ngo FRDC nizayisanga structure kuvuga ngo abahungu bajya muri FRDC ndacyabona bikigoranye, ariko nose bizagenda guteka ni wafata Kinshasa ntabwo bizakunda. Brassage ntizakunda kuko Ibarose avuga none se abagiye bamakenga bundi ntibahamagaye kera ngo bajye muri FRDC ntibigeze kwijyamo se bayivuyemo se. Nangora yigeze kuyibasaba ivuga iti reka bagira abajenerali mujye mu gisirikare intambara irangire baranga. Ibyo byarananiranye. Barose avuga nyine ni projet zihari ariko zigamije kugira guteza akajagari mu mishyikirano no mu ntambara. Uko urebye neza kugumya guhangana kwabo mwavuga ati mugomba gukora ibi, bigaragaza ko bigenda bizana izindi mpinduka, bizana ikindi kintu gishobora kuzatuma buri wese avuga ati ntabwo mbyemeye. Mvuye tushaka twebwe FRDC n'izivange muri twebwe nk'uko bajya babivuga bananga. Kuko urumva ibintu bishoboka ntabwo bishoboka ari leta nareze ubwo leta ajya kubivanga n'inyeshyamba cyambona uburyo leta yizi igasanga inyeshyamba ibyo ntibishoboka. Byo na leta ntabwo yabyemera. N'uwo ari wese byaba ari ikibazo mu mateka, ni agashya kaba kabaye mu mateka rwose. Ubwo rero birasaba iki? Birasaba ko bagenda bagafata ubutegetsi bagakora igisirikare cyabo, ni revolution, cyangwa se bakazafatana bakavuga ngo twebwe aha ni ahacu ntituzahava. Ubundi urebye neza ibi birashyira mu kuba havuka izindi republic, kuko Barose nawe agaragaza igihugu kigenga. Yego, Barose avuga ko nawe ubwe yagiye agaragaza ko Dejoridi nta buyobozi Kongo ifite. Kongo ikeneye strong leadership. Iyo uvuze ngo Kongo ikeneye strong leadership minizi ko nta bundi buyobozi, nta buyobozi buriho ntubwemera, sibyo? Ubuyobozi buriho ntubwemera. Nananga nawe uyu munsi avuga ati nta buyobozi Kongo ifite. Kubona se AFC/M23 ubona ikintu cyo kuvuga ngo kwigenga byubona kikiri kure cyane, ahubwo barasaba federalisme. Iba yijijisha kandi na federalisme byanze bikunze ahantu hari leta federale igisirikare abari kimwe abari icya leta, iba yijijisha kuko ibyo byose bivuga none uyibwiye ngo ngaho yigenga yabyanga. Ntabwo yabyanga ariko biragoye. Ni politike rudaho. Abanyapolitisi baradukina, batubeshya, bakaza umunsi umwe bakatubwira ubushize bari barakaye ngo ntituzajya duha uruye kuntu bakina publique cyangwa bagakina itangazamakuru, ntituzajya duha ibi bavuga ibintu 8 ngo bakene ko bikemuka. Bagiye duha se abikemuka kenshi cyane ahubwo barangije numa ati rero twohereje abantu babiri kudiscussinga kuri ku mfungwa no kuri bilaterale. Ibyo byose se byarakozwe ko bakiririmba doha se. Nibyo nkubwira nyine doha ni urwitwazo. Yabaye mu Ventura ubona yaragiye nayo itabishaka, yaba leta nayo barabishakaga. Umuntu wagiye ku gahato ni leta rudaho. None se nkubaze, leta ifite igisirikare, ifite abaterankunga benshi bayifasha, ifite coalition nini, leta ifite effective, leta ifite amafaranga iragura ibikoresho. Leta nta kibazo ifite kujya doha yafashwe ku gakano, kuko leta yagize igitutu mpuzamahanga. Hari igitutu rega na Washington ubona ko baba bayipfunyikiye. Iyi ni igitutu nyine bayifashe ku gakano tugomba kujya doha, kuko icyambere cyo leta yakoze diplomasi yo kugaragaza ko ibangamiwe n'umutwe witwaje ibirwanisho. Mu gutanga resulta barayibwira ati rero none rero kwemeze muze doha mujye na Washington. Hanyuma M23 kujya doha ni inyungu zayo. Kankubwira icyambere ni inyungu. Uyu munsi none ntiri kuvuga mu mahanga se, zarayitazi zirayihostinga every day. France 24, TV5, so amateleviziyo, ibinyamakuru bitandukanye byose bigira gute biravuga izi nyeshyamba. Kuri isi hari izindi nyeshyamba bumva zivugwa zikageza naho zivugwa na Donald na perezida wa Amerika, akaba ashobora kutamara ukwezi atarabavuga. Ibi bwabyo bamaze kubona visibility, ariko babona nta kintu kiri. Iyo visibility barayifite. Visibility irahari ariko dohasi ubona bakuramo iki bagikuramo. None se si cyo gituma babona iyo visibility? Ndavuga muri biriya basaba. None se bazabibona ku mbaraga ku gatuza, kuko rega rudahunga ikintu cya mbere ubamaze kubona table wicaraho ukavuga ibyo kurya urabibona. Abantu 700 basabye nanone barasohoka, ntacyo bitwaye buriya niyo batababaha, ariko kozi yawe irumvikana. Kuba bashobora kwicara bakavuga ngo abantu 700 bigaragaza ko leta ubwayo ni leta y'abashimusi, ni leta irenganya abantu. Kuba leta ivuga ngo turabafite tuzababaha,
ubwabyo rero yamaze kugwa mu mutego w'iki wo kutubahiriza amategeko, kwemera ko bafite no kutubahiriza amategeko Rudahuka. Icya mbere ifata abantu nta kibashinja, siko bimeze. Ifata abantu ikabafungira ubusa, igiye kubatangira iki? Irababuranishije se? nyashwe barafunze gutyo. Biriya byose ni ukwambika ubusa iki leta ko ikora injustice, sibyo? Hanyuma ikindi, kuba leta bayibwira ati ngwino discussing kuri CCRF iri bilaterale, turayishinjaga ko iyo yagize unilaterale, ariko leta ntigera, bigaragaza ko ni leta igeze gute ikunda inyeshyamba, ikunda intambara. Ariko rero uteye icyumvirizo muri Burose urareba ugasanga ahubwo bishobora kuba bigiye gucamo. Burose ameze nko Burose yo murebe mbona ashyigikiye reka bivuge gutyo, ubwo buryo ushobora kutabivuga, ariko Burose, kuko Burose ibintu avuga iyo birarabivuga nyine, kuko aravuga ati turi kuganira kandi amasezerano agiye gusohoka. Biriya Burose avuga structure y'uburyo AFC izaba iteye Rudaho, biriya Burose avuga ni ku murongo ninye ni structure, iyo ni structure, ariko implementation kuko nuriya mu prince igihe yari New York ejo bundi nawe yabivuze, bavuze ko ngo deal yo guhuza AFC M23 igiye kugera ku ndunduro. Rudaho ibyo ni bivugwa, none se batubwiraga ko bitarenga amezi 3, hashize amezi angahe Rudaho? Yararinze. Batubwiraga ko ngo mu minsi 10 ibintu batanze igihe runaka bimaze kuba ibihe binganiye. Ariko Burose yavuze impamvu, nta mpamvu ninga kuko barabitubwiye. Rega Rudahunga izo ni excuse. Nitwongera nanone reka nkuru urugero rumwe, nyuma y'ukwezi ngo cy'amezi 2 Burose azavuga izindi mpamvu. Politike nuko ikinwa Rudahunga nta mahitamo twebwe abaturage cyangwa audience dufite yo kuburyo ubona kuba AFC M23 bigiye gufungura intambara. Se AFC M23 Kongo ntizayifungura, ndavuga wenda gufata iriya migi ikomeye Kisangani na Kinshasa ishaka Masisi, ishaka Goma. Kinshasa ishaka ko Uvira ihumeka, no se abarundi baroheza drone ziki, bakeneye Uvira ko ihumeka, bakeneye ko gufata Bukavu, barabivuga bakeneye Bukavu na Kamanyora na Goma, ahubwo byose barabikeneye. So rero urumva nicyo nshaka kwereka ngo igitutu cyo kuba bombi bakeneye, hari ibyo ukeneye kwa leta na leta ibyo ukeneye ku nyeshyamba kizatuma barwana. Hanyuma Burose ibyo avuga arabivuga nyine, najye imbere y'ibinyamakuru aragaragaza structure uko iteye, barabigaragaza ubwiza bwabyo. Umukongomani uri hari uri Kinshasa agomeza amwe byaramwe rikere yumva ko M23 igiye gushyira intwaro hasi cyangwa igiye kujya kwivanga na leta, ariko mu by'ukuri ntawuzi none se niba ufite imbaraga Rudaho mutuvate ku mirongo y'urugamba. AFC irabarusha imbaraga, ibintu byigaragaza rwose. None se Rudaho aho wabonye imishyikirano ibe irabarusha rwose ku isi, aho wabonye kuganira cyangwa se mu ntambara ufite imbaraga si bugayininga igihe cyose mu mishyikirano byanze bikunze umuntu nyine ufite imbaraga niwe kurugamba, utegeka. Yego, ni utegeka ibyo ashyira ku meza. Yego, kuko aravuga ati twe ibi nibyo dushaka, nimutabyemera turarasa. Ariko ubona ko inyuma yo gufata Goma twaravuga tuti TGV kabisa gari ya moshi ejo turaba tubabona Ikisangani. Umuntu yabonaga ko rwose gufata ibindi bice bigiye kwihuta ko hajemo frenage, byari kuba bibaye nk'intambara zabanje, kandi no ntambara niyo yanyuma, inkandi ya mbere ntacyo bari kuba bakije. Rero iyi ni intambara irimo koza ubwonko. Cyambere cyo bagomba koza ubwonko, gufata kozi yabo no gufata ibyo bazanye ntuza manifeste zabo bakazinjiza mu baturage bari kugenda banyuramo. Iyo baza kubikora mu mezi 6 bari kuba bafasha koko Kinshasa, ariko umuntu bari kuba basize inyuma ntago ari kumwubaka. Uyu munsi baragaragaza capacity yabo, baragaragaza ntuza ubushobozi bwabo, babikora ubushobozi mu miyoborere. Uyu munsi bafite umwanya wo kuvuga ngo Kinshasa yowe nabi, kireba akantu kose Kinshasa ikoze barakajora. Ariko iyo baza ko bari mu rugamba bari busy ntago byari ko bimeze. Uyu munsi none barintegra abazarendo, bakintegra FRDC kabazamo, bakayitraining, bagafata igihe baza abantu bamaze amezi 7 bari muri training. Iyo biza ko muri ayo mezi 7 baza kuba biruka Kinshasa bari kuba bayiragezeyo nkuko babivugaga. Ariko akigera bari bafite n'abasirikare bake, ntacyo bari no kubikora, ntacyo bari kuba basize inyuma Rudaho. Ariko uyu munsi none umuntu uri muri nahoze numveje umuntu avuga ati abantu bari muri Beni arifuza, umuntu uri muri Beni n'umuntu uri muri Uvira babangamiwe n'izi wazarendo, arifuza kuza mu mujyi wa Goma ngo nawe agire ibiri, kuko baba mu mujyi wa Goma ariko ati twe tubayeho neza, nta bariyeri, nta byo kubasoresha buri kanya, nta byo kwicwa uko abantu biboneye. Ibi byose rero bituma ni za magic bullet bari gukora. So nibasiga magic bullet mu mujyi wa Goma, Bukavu, muri Rucuro, muri Masisi na hehe,
bakazijyana bagafata izindi bakongera bakazijyana he bakazijyana muri Buvira muri Mwenga Warungu urumva sida Kivu bazamaze kujya gute kuyishyiramo iyo ntuza yabo ni nako bishobora kuzaba bakafata ibindi bakabijyana muri Warikare bakanabijyana muri Beni urumva ko bizaba bubatse iki buhoro buhoro bari kubaka ku buryo bwa mu buryo bwa politiki bakubaka no mu buryo bwa gisirikare so je ntago mbona ko byabananira udaho ahubwo ikintu gihari nkuko na Barroso arabivuga aravuga ngo ikibazo kigomba gukemurirwa mu mizi yavuze ko kigomba gukemurwa mu mizi nta bintu byo kugica hejuru abantu ntibumve gusa ko ari politiki gusa harimo n'ibindi rudaho kuko uvuze politiki gusa nkuko Barroso bivuga ngo ndango Kinshasa ngo afate V3 ngo bacyure impunzi urazicyuruza zijyane muri FDLR se nashwe icyo nacyo kibaze urazijyana muri Wazalendo se tufata urugero nk'umuturage wo muri Mwenga muri Shabunda wahunze umaze imyaka 30 mu buhungiro still inzu ye ubu yarashaje imirima ye ubu barahinze cyangwa se barayigurishije n'umukura mu nkambo kamujyana Shabunda bizamubera byiza byo biragoye ubu se probability turayiha kangahe kuba hano havamo igihugu kigenga ndahiya 50%. Njye mbona ahubwo igihugu kigenga ntabwo bishoboka ku giti cyanjye mbona ahubwo hazavamo nuza federalisme uko guhindura itegeko nshinga harimo n'ibyo byose bashobora kuzareba etat federal cyangwa bakavuga ati iki gihugu cyanyu ni kinini kuko barakubwira ko Kongo iragoye kuyobora na Barroso yarabivuze ati Kongo ati ntabwo ubutegetsi baracyafite ikibazo cyo gushyira ubutegetsi bwite mu gihugu hose none se ni gute babushyirayo mbona azavamo federalisme ndakubwiza ukuri uzabibona rudaho reka dutegereze nk'intara 5 cyangwa 8 biri abasabye izo ntara 5 zishobora kuzaba ibihugu ariko federal apana igihugu gutya tushobora kuzayakora tukabona leta ya Kivu irimo Kivu y'amajyepfo Kivu y'amajyaruguru ariko mushobora kubona Kivu y'amajyepfo y'epfo n'iya ruguru bishobora kuvamo leta imwe Maniema tukayisiga he nayo ubwo bareba ikindi kintu bayihuza cyangwa Tanganyika uzabibona kuko Kivu zombi ni nini nini ya ruguru ni nini ku by'u Rwanda inshuro utabara ni ukwigereranya n'u Rwanda ariko yigejeje na Kongo Kivu y'amajyepfo na Kivu y'amajyaruguru bwabyo ntacyo bivuze kuri Kongo urebye n'abantu bamaze gufata na 10% ririmo ariko ubona ko nuza AFC ishyigikiye federalisme kuvuga ngo havamo igihugu kikamera nka kora kwa Yugoslavia yacitsemo ibice byinshi ko yavugaga iva Rucuro yaravuga ngo twe ntidushaka gufata ubutaka nose ubwo bafashe babuvuyeho nashika ahubwo barongera ibyo rero ni imvugo rudaho abanyepolitike hari agatabo njya nkunda kitwa Animal Farm gusa karimo ikintu bita dictatorship ikintu cy'igitugu n'ibindi nicyo kashaka kugaragaza ariko ntuza Napoleon yababwiraga izo nyamaswa ati twe tuzayobora neza muzabaho neza muzabona abizeza ibitangaza ariko amaze kugera ku butegetsi yarabakanze inyamaswa zirapfa zirashimutwa ziragute so ni nk'ibi Kisekedi yakoze ariko icyo nshaka kuvuga kuri icyo gitabo nuvuga ngo umunyepolitiki imvugo ye avuga ibirimo ibintu byinshi cyane ibitangaza yako kukubwira ngo barabwira Kinshasa bati nisi ati rega twe ntidushaka gufata ibice ahubwo tugenze bira gukiza abaturage none se nibamara gukiza abaturage bazahaga abaturage bakeneye kurindwa ubu barakubwira bati abaturage bawuvira Shabunda Mwenga twumvisha amarira yanyu nibamara kugera muri Ramigi bazahava se bahavuye abaturage byagenda gute ni nk'uko ubona Goma na Bukavu banze kuyivamo abaturage bazabibwira ati muhagume nk'ubu ngubu bakoze amatora bakavuga ati abaturage bo mu mujyi wa Goma na Bukavu ni mutore MV3 isohoke migende bamwe bakwemeza ko MV3 igomba kuhaguma abandi bakemeza ko igomba kugenda ibikwereka iki hari imbaraga baba bafite bamaze kugiramo abaturage bamaze kubiyumva yego so ndumva rero ibyo Barroso avuga arabivuga nyine muri structure yuko ibintu projet iteye ariko ibyo ni ibihabwa twebwe muri public ntago jewe nakwemera ko biri yavuga ari 100% rudaho nyuma y'abaridari none se ko yavuze ko ubuyobozi bwa Kinshasa atari ubuyobozi bukunga ikintu buri strong none yabugize ubuyobozi bw'intege nkeya none arashaka ko iyo structure cyangwa se iyo umushinga ujya muri bwa buyobozi bw'intege nkeya
ubwo rero birasaba ko abahungu bagenda tukababona bamanuka Kinshasa. Nyine urumva njye ndimo ndakubaza hanyuma ubwo ndi kwibaza ku byo Boros avuga ati Kongo ikeneye ko n'itegeko nshinga rigira gute rihinduka hanyuma se rizahinduka hashaka iki tekereza ibyuho birimo byinshi harimo ibyuho byo kuba abakongomani badashobora kugira ngo ubwene igihugu bungahe harimo byinshi bivuga ku butaka bwa Kongo hari ibintu byinshi bishobora guhinduka nawe yavuze ko itegeko nshinga harimo ikibazo gikomeye ngo nabyo biri mu bintu bigomba gukemurirwa mu mizi yego nose ubwo nta kintu wumvamo ni hatari so ngenda ndumva niba nta kindi wongeraho twasoreza ahangaha bisigaye byo ni ukureba gusa twavuze muri rusange ibintu byinshi cyane bigaragara ikihari ku mirongo y'urugamba M23 mu bice byose yaba Rubero Barikare yaba za Uvira Fizi ibice byose irimo ngo bari stand by yego ku isaha n'isaha dushobora tubona intambara noneho yeruye yego bategereje imbarutso babwira ngo mukubite ni nako kandi FRDC nayo muri Warikare Rubero nayo yigize gute nayo iriteguye kuko ejo bundi ngo hari izindi ndege 3 batumije mu Bushinwa drone noneho ngo zirenze izi zigendera ku muvuduko ku butumburuke hejuru ushobora kumara amasaha 20 mu kirere numva ni menshi ku buryo bose bariteguye yego bose bariteguye so ubwo rero ibi byose no kujya gute no kubihanga amaso tukajya gute tukareba uko biza kuba bigenda so numva twasoreza ahangaha tubwira abantu ngo mwakoze gukurikira kino kiganiro Sunday News bashyiraho like shares ikiganiro kirimo rwose amakuru bavugwa hirya no hino kuri iki cyumweru tubabwira ngo mukore nk'ibyo Rudahunga babwiye ni like mukore share ikindi mutere inkunga Bwiza TV kugira ngo ikomye kubagezaho amakuru atandukanye. Rudahu inkunga barayishyira he? Inkunga ni kuri nimero zawe izihe? Reka sikure telefone 0788 55 40 yes 40 ugomba kuzifata mu mutwe yego ngaye nguko reka tubashimire twashimira Iva wadufashije ku majwi no kuvanga amashusho Rudahunga nawe ndagushimiye murakoze Meki musi ni hari ijambo ya nako ryihari nyine mba ngomba kwirwana utakwirwana ubwo nakazi kawe so ibihe byiza rero weekend nziza twongere ku munsi w'ejo no muri update mukanya bye bye ciao